nta kwizera rusange kuzatujana mu ijuru. Kwizera n'ukwawe kugira ngo ukomeze ugutunge guhagarare neza, ugomba kubigiramo uruhare. Niyo mpamvu Yuda yandika ngo ndabakangurira kurwanirira kwizera. Nturwanira ikintu kidafite agaciro, ikintu cyose gifite agaciro kirarwanirira. Ibintu bigera kuri 6 bijyanye no kurinda ibyo twizera. Ukuri kwa mbere tumenya mu bijyanye no kurwanirira kwizera nuko ari ihame ry'ubwami. Cyo gituma umwanditsi yanditse aravuga ngo kuva kuri Yohana w'umubatiza ukageza none ubwami bw'Imana buratwaranira. Ihame rya kabiri, Imana niyo nyiri bihe, twebwe dusabwa kubinyuramo mu nsinzi. Bihe by'imperuka birakomeye. Muri ibyo bihe tugomba kurinda kwizera kwacu. Icuzuye umutima nico kigaragara hanze. Muri wewe inzara n'inyota by'Imana birangana gute? Abantu usigaye berekeza mu nzira y'Imana bagatana. Impamvu niki? Ni ibihe by'imperuka tuzaneshesha inyota n'inzara byarashize. Icyakane dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Icyagatanu bisaba icemezo cacu gusa. Nta muntu wafashe icemezo utazusingira. Ushigikirana hagati yacu ni imbaraga za buri wese. Umukristo ukunda itorero rye agomba buri gihe cyose kugira information zijanye n'ivy'umwuka. Igifite agaciro kirarindwa.